Tambuka gikobwa. Miss Rwanda 2018 abakobwa bose uko ari 20 bakomeje umwiherero la Paris Nyamata. Nk'indi minsi isanzwe uyu munsi tugezeho no munsi wa 8 inyigisho zirakomeje haba ku myitwarire yabo ndetse nuko bagomba kwitwara haba ari ku mateka y'igihugu cyacu ndetse naho tumaze kugera mu Rwanda. Uyu munsi barakira ministre w'urubyiruko aho agiye kubigisha ndetse no kubereka urubyiruko uyu munsi ruhagaze gute. Ministre aratangira ababwira ndetse anabereka ko ibitekerezo byabo ari byo bigomba kuzana amafaranga atari amafaranga azana ibitekerezo. Amafaranga akurikira ibitekerezo byiza. Ibitekerezo cyiza gihari amafaranga akahara akabayikwa gushakisha ni rukuruzi. Ukora ikintu ukunda ku mutima wawe ugakora ikintu abandi bakoze nabi ukagikora neza ugakora ikintu ugura hantu umurimo ugakora ikintu abandi wowe urimo kubona ari igisubizo abandi babona ari ikibazo. Amafaranga ubufasha support izanye ikura yiruka ariko bidafite ibitekerezo bizima niwe wiruka inyuma y'amafaranga. Murumva reverse iyo igitekerezo cyiza kiri hano y'amafaranga aza yiruka ariko bidafite ibitekerezo Jisa ushobora kumvisiga ayo mafaranga ni wowe wiruka inyuma. Za BDF ziba zitubwira ngo twabuze imishinga iri bankable. Amafaranga kibaricaga. Hari n'ibindi mishinga twahora n'amabanki atandukanye kugera nko mu mabanki atandukanye bavuga mufite products z'urubyiruko mufite ibiki murakora iki muri cyanyishe bakavuga ati bose turakora products ariko urubyiruko ntuzana products zigaragara. Ukumva yuko amafaranga yarategereje ariko n'ukora igikorwa cyiza cyane azaza kwiga. Rwanda igizabye iwacu dufite ibyasi dufite ibisabo dufite inyambo inka zirakamwe iwacu. Minisitiri w'urubyiruko yakomeje akomoza ku biyobyabwenge uyu munsi biri kubarizwa mu rubyiruko ndetse anatangaza ingamba zafashwe kugira ngo ejo nejo bundi bitagira ingaruka ku gihugu cyacu. Ubushakashatsi nakomeje mvugaho nibwo twakoze mu 2012 ubutumwa turashaka gukora ubundi mu kwezi kwa 7 ku ngengo y'imari taho ko ministeri yacu nishya imaze nk'amezi 4-5 tumwe turashaka kongera gukora assessment ngo turebe bigeze he ariko ubu campaign tumwe dukora iri intensive dufatanyije na ministeri ya minisante na ministeri y'uburezi cyane cyane mu mashuri na Minaloc na Rwanda National Police na RDF turamanuka mu turere hirya no hino ubu dufatanyije n'abanyamadini kugira ngo nabo badufashe dufatanyije n'abanyamahoteli hospitality sector kugira ngo dukumire nka prevention ariko abagize ibyo bibazo bakajya mu by'ubwenge bakabimbata yabyo tuboheza muri rehabilitation center tukajya na gahunda iyo bagarutse babasubiza mu turere twabo ya integration kubasubiza mu buzima busanzwe. Umubare rero ni wa wundi nakubwiraga aho bagaragazaga twagaragazaga kuri abo bihumbi 2 twakoze ubushakashatsi twasanze 4% barabaye imbata. Ni imibare tugishakisha guprovinga cyane cyane urumva ko ari imibare ya kera turashaka indi mishya baseline dushobora no gushingira tukavuga turimo biragabanuka. Duhuje na gender based violence mwagiye muvuga iyi minsi tumaze mu turere tuzenguruka nababwiye ko twagiye mu majyaruguru aho duhana imbibi n'ibihugu duturanye tuhasanga urubyiruko rugiye kuri 80 bafatiwe mu gucuruza ibiyobyabwenge babikura hakurya za Kanyanga bafite amazina menshi cyane izurumogi Akanyanga Buriture Nyirantare hari ibyitwa Akaginga hari ibyitwa ubwo burahugiye uhasanga ibyayo uhasanga izina ryaho ukabimenya kubivuga kugira ngo bamenye ibyo ari byo ugasanga ibyo biyobyabwenge byarababase turabimena tujya gute n'urubyiruko turagushishikariza none basigaye batanga amakuru bagatanga amakuru ku gihe aho babibonye. Tugiye mu burasirazuba tujya za Kirehe tuhasanga noneho ibindi byitwa ko twahasanze toni iturutse mu bihugu duturanye baratubwiraga bati iyo toni iyo tutayisenye tukayimena tukayitwika yakwangiza urubyiruko rugira kuri 2.5 miliyoni. Urumva ko ari ikibazo gikomeye. Dushyiraho network rero
y'amakoperative cyangwa abantu bafasha gutanga amakuru kuri polisi n'inomero batelefona iyo ubonye umuntu ubicuruza n'umutekano urongera gushyiraho surveillance cyane kuri iyo mipaka itandukanye kuko haba hari inzira nyinshi binyuramwo urumva byose n'imbaraga zo gushyira hamwe ariko dufatanyije n'abaturage kuko byinshi bigenda bigaragara kuko abaturage batanze ayo makuru abaturage byarabarambiye aho mugeze baravuga bati uyu n'uyu barabicuruza kumugaragaro ati wowe ntiwanyiciye abana ubaha ibiyobyabwenge ariko abakecuru barakaye serious ubundi bajyaga bavuga ntibinturukeho batangiye kubona ibibazo byabyo batangiye kubivuga ubwo aho hariho icyitwa ibiyobyabwenge burasirazuba aho kire twagiye cyitwa igikwasiteri bakakita ngo ni igikwasiteri bijyanye na reality butuje hano twasanga ibindi icyo gikwasiteri ngo iyo ukinyoye umera nk'igikwasiteri nyine nta feri uriruka urumva hari tuginga nzanya ku kaginga hano hari igikwasiteri hari amazina atandukanye bijyanye n'ahantu iyo ugiye umenya ibizina byaho kugira ngo umenye uko ubabwira ibyo ni bibi ibyo ni ibiyobyabwenge ibyo byangiza umuntu n'urumogi n'ibindi izo urumva ibyo tujya tubisenye hirya no hino iyo byinjira mu gihugu biba byarabaye ikibazo gikomeye dukomeza aho tuvuye tuhasiga nyine ingamba zo gukaza amarondo kubwirana kwaba ijisho ry'umuturanyi wawe ese yaburiye hehe ese akora iki ku mugoroba baba bari hehe udukundi abantu batandukanye inzego z'umutekano ariko cyane cyane gutanga amakuru kugira ngo bamenyekanishe ikibazo uko kimeze ibyo imbaraga tuzishyizemo n'inzego z'umutekano twatangiye kubona no mu miryango ya mirwano gender based violence cyangwa amakimbirane mu miryango bigenda bimanuka kubera yuko bigaragara ko byaterwaga n'ibyo bintu byo kunywa iyo wayobye ubwenge nyine baba bwagiye so turabona nitwakiramo imbaraga twese inzego zitandukanye nkuko tuvuga ngo nta cyatunanira njya mugenzi wanjye yakomeje avuga ngo twese twongere ngo twese tubishyizemo imbaraga nta cyatunanira biragaragara rero ko nitwabishyiramo imbaraga noneho urubyiruko nyirizina ntibemere kuba consumers ngo babe puberi abantu bajugunyamo imyanda birashoboka ko byagabanuka kandi bikanakemuka burundu tukabura urugero nyuma yaho twagiranye ikiganiro kigufi na Minisitiri w'Urubyiruko. Minisita, twishimiye kukubona hano muri bootcamp, abakobwa 20 bose bishimiye kukubona. Ndagira ngo wenda tunyuriremo mu ncamake, ni yihe mpanuro wabasigiye, n'iki mwaganiriyeho, wabonye uko babayeho bimeze gute? Murakoze cyane. Iyo twaganiriye cyane ni ku cyerekezo cy'urubyiruko rw'u Rwanda, n'ibindi twaganiriye bijyanye n'indangagaciro y'abana b'Abanyarwanda, n'iki kiranga umukobwa w'umunyarwandakazi. So ibyo twaganiriye cyane twibanzeho ni imyitwarire yabo n'uruhare rwabo mu kubaka u Rwanda rwabo. Igihugu cyacu nta bandi bazacyubaka n'urubyiruko. So twaganiriye cyane ku bijyanye n'icyerekezo cy'igihugu cyabo n'iki gihugu kibatezeho, ariko n'uruhare rwabo nko ku giti cyabo buri umwe, n'imishinga batugaragarije wabonaga ko igaragaza yuko bazi ibibazo byo dufite mu rubyiruko, bazi ibibazo nk'igihugu gifite, bakumva nabo uruhare rwabo nabonye ko babyumva n'uruhare rwabo babyumva. Urakoze cyane. Ugarutse ku mishinga, ibitekerezo byo wabonye ari ibitekerezo biganisha igihugu, wabonye ari ibitekerezo bimeze gute? Nabonye ari ibitekerezo bitwunganira nka leta, ibitekerezo bimwe byunganira n'abaturage n'imbaraga ibindi byose turimo dukora dushyiramo imbaraga. Nabonaga bazi icyerekezo cy'igihugu cyacu, nabonye bafite imishinga cyangwa ibitekerezo byabo biganisha ku kuntu urubyiruko rwaruteza imbere, bahangayikishijwe n'inda z'abangavu, guterwa inda igihe kitaragera, bahangayikishijwe n'ibiyobyabwenge biri mu rubyiruko, bahangayikishijwe n'ubushomeri buri mu rubyiruko, bahangayikishijwe n'ikintu cyatuma giteza imbere urubyiruko. Wabonaga koko rwose bazi ibibazo naho bagiye gufata naho tugiye gufatanya. Nubuhe butumwa waho urubyiruko cyane abakobwa 20 wahuye nabo kuri uyu munsi muri bootcamp? Ubutumwa mbahaye cyane bari mu mwiherero ni amahirwe masa, kuko nabonye bose barasobanutse, nabonye ari abahanga, nabonye kandi ari nabeza. Nakunze n'ukuntu banditseho ngo ubwiza, ubuhanga cyangwa ubumenyi ariko n'umuco. Nuko basaba kugira umuco uranga igihugu cyacu, kugira indangagaciro ziranga igihugu cyacu, no kwitwara neza bikwiriye, kuko bo umukobwa bumwe agatukisha bose, bitwaye nabi baba batukishije abakobwa bose n'urubyiruko rw'u Rwanda. No gufatanya nabo, twabasabye ko twafatanya nabo bavuye hano, kuko nyuma y'ahanga niho tubiteze cyane. Bavuye ahanga ibyo twafatanya kugira ngo mu bukangurambaga bwo kurwanya ibiyobyabwenge, mu bukangurambaga bwo kwihangira imirimo, gukunda gukora, kureka gushyira amaboko mu mifuka, ahubwo bakumva ko hari ikintu bakora kandi hari icyo bashobora gukora aho bari. So twabakanguriye byinshi, ariko ubutumwa dutanga cyane ni ukugira ubuzima bwiza, kuko ejo ni heza cyane. Nyuma yo kuganira na Minisitiri w'Urubyiruko, bafashe amafunguro. Ibyiza by'iwacu dufite ibyasi
nyuma yo gufata amafunguro no kuganira n'umuterankunga mukuru ari we Cogebanque. Cogebanque yungukira cyane mu guteza imbere iri rushanwa rya Miss Rwanda rya Nyampinga w'u Rwanda. Abakobwa bose ko mubona 20 n'ubushobozi tuba tubongerera, n'ubushobozi bubijyanye n'ubwenge exposure babona, abantu babasura, hari byinshi babigiraho. So kandi ikindi nuko utowe nka Miss nawe dukomeza kumufasha. Ikindi bidufasha nuko guteza imbere brand ya Cogebanque, kumenyekanisha muri make Cogebanque, abantu batandukanye bakayimenya ndetse bakarushaho no kuyigana kugira ngo nabo babone service zacu nziza. Icyo twabasigiye kinini, twaganiriye cyane ku bijyanye na cashless economy, uburyo bwo kudakoresha amafaranga mu kwishyurana, gukoresha ikoranabuhanga mu bijyanye no kwishyurana. Icyo ni kimwe cya mbere tubasigiye. Twaberetse ingaruka nziza bifitiye igihugu ndetse n'abaturarwanda muri rusange. Ikindi tubasigiye ni message yo kubabwira, n'ubutumwa bwo kubabwira ko bigirira icyizere, bitari gusa muri iri rushanwa rya Miss ndetse no mu buzima busanzwe. Kwigirira icyizere no kugira intego mu buzima ndetse no kugira imyitwarire myiza, aribyo twita discipline, nibwo butumwa twabahaye buzanabafasha na nyuma y'iri rushanwa. Umunsi wa 8 wari umunsi wo kurebera hamwe uko urubyiruko ruhagaze muri iyi minsi nuko rugomba kwitwara kugira ngo rukomeze rwubake igihugu cyatubyaye. Bigeze aho rukomeye. Mu bakobwa 20 basigaye, umwe rukumbi niwe uzegukana ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2018. Aho ni abarushyigikiye. Mutore nonaha umwongerera amahirwe, wandika ijambo Miss mu butumwa bugufi, usiga kanya maze ukurikiza umubare umuranga, wohereze kuri 7333 maze tuzahurire muri finale ku itariki ya 24 Gashyantare muri Kigali Convention Center guhera saa 11. Kwinjira ni 5,000 ahasanzwe, 10,000 mu myanya ya feza, cyangwa mugafata ameza y'abantu 10 mu myanya ya zahabu ku 500 gusa. Harimo icyo kurya no kunywa. Kora reservation kuri 078 Miss Rwanda 2018. Twese hamwe twongerera imbaraga abakobwa bacu. Ku nkunga yihariye ya Cogebanque, simple and possible, ndetse na RBA. Yeah.